byanditse uretse ko ntagenda kuva abantu ariko haleluya abana bagirwa ku bupfura bwanjye bize rusini ya gatanu abandi barashatse abandi bashaka kuri kaminuza abandi barashonje Imana yagiriye neza haleluya Yesu ashimwe cyane ikindi shimwe Imana gikomeye cyane Imana yangiriye neza yashoboza umushumba waje amaze gutaha ntabwo byari byoroshye umugabo udasanzwe umugabo w'umunyamavuta rero ko guhagarara mu birenge uretse ubuntu bw'Imana ntabwo byari byoroshye haleluya amaze gutaha asiga urusengero rugeze munsi y'amadirisha rutangiye kubaka ahangaha ndareba kujya kurundanya imitima y'abo bantu bamaze gutakaza umufungo mugiye guhagarika kubayobora navuga rero ibi ntabwo byakunda nkanjye kumvaga bitashoboka bitakunda haleluya ntangiye guhamagara n'abashumba bacu nyabarega se kumva ko atashye Imana ushaka kutuyobora batihangana guhamagara umuze ntangana umushumba cyari se turagumira aho ngaho batihangana tutashakira umushumba hari bagashuri i Kigali bari bataragenda yabumva babwira umushumba Samu yewe byakose kariya mu Roma nkumva yaza kubera abandi bakoranaga bagenda n'abapropoza mu bandi umushumba Charles yarambwira ati nkubwire arabazana amatiku akajya akunda kuhaza akajya ababwira ko se ko mureba uwo twabahawe burane nanjye bakagenda bavuga izina ry'umuntu batoya ntabwo byakunda tubahembe ati wapfa tukurikira musaza wacu ngo biri ati ko bivuga amazi masa haleluya uwo ngeze ko ntabwo byakunda mbese ashima cyane ikintu cyaje kunyemeza naje kurota inzozi ngiye kubona haje basi ziriya ziva Uganda za dodo nazo turindi mbona hagati n'urusengero rwacu mbona abantu bose baza binjira muri iyo mbona ngiye kwivura bati se ko abantu buzuye kuki datwara basi ndababwira haje umuntu arambwira ko datwara basi abantu bagiye gutsindwa kugenda ndamubwira ndabona ntabuze gutwara basi ntabuze gutwara basi uzi gutwara basi iyo ni umudamu mbura ko ntabuze gutwara basi ntabyo nzi ati igifunguzo kiri mu dore ngiki tawatishyira mu bisa by'igifunguzo mbende udenze nkanda agiye kumenya ati kimbura basi ngenda njyewe abantu bari kwisuganya basenga bafungwa bakajya bakansura imitima y'abantu bari gusubirana
satani yakurinde ikombora nza kurwara ngiye i Kigali kwisuzumisha basanga mfite ikibyimba hano mu gifu ndagenda njya dufite akanimba bati dufite bidasebye tuzabone sehashika ngezeyo bashyira mu nda barasuzuma sinzi kurwa sinzi bakataho bajya bateramo kanseri badamu ntarwaye kanseri akakira ninde wari wamubona abona kuvuga ati njye namubonye niba utaramubona rero rebera kuri njyewe ndagenda barayo si barasuzuma nta bindi nsinzi mu kumubaga ubwo ntabwo iyo muri ahangaha bakagera aha barabaga mu ikibyimba giterura ngo bajyana i Kanombe basuzuma kanseri bagenda bohereje mu bitaro nabo bateruye kanseri bari kumwohereza mu bitaro ku bana bwabo agiye mu bitaro namazeyo amezi arindwi mu ivuriro rya kanseri haleluya amezi arindwi mu ivuriro rya kanseri bantera rya gashinge ba kanseri ntabwo amahirwe nagize abandi bamwe batera zigakuka bamwe amenyo agakuka abandi umusatsi ugapfuka n'indego y'Imana irandinda nta musatsi wapfutse n'inzara zakutse n'umubiri wahinduka umuntu wiriye inzobe utereye ibishinge usanga urinda amatimba Imana igira neza umubiri wanjye ntiwahinduka Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya kujya gusenga umuganga akazaraza ahagarika akagare hariya n'uwaje agacunga tugiye kwita rwagaragara ubu twese hashika najyaga barankodeshereza abavandimwe banjye n'umva banze n'abandi agatuma kwita rwagasanga ntigiyewe ati amasaha yo kujya gusenga kubagwa saa munani zageze dore akagare gakicara sawa nyangane ndagenda hari akabati ku musego wanjye babamo amaji y'intuza hariho imibiri yanjye nyigura y'indababana ijambo n'ibitungukiriho mbizi abantu bavuze kanseri mu kubagwa ati kanseri bayikoza mu mushyo ntabwo uri kumara amezi atanu iyo mu nda cyo bayikoze mu mushyo bitiza cyane umara amezi atanu none abantu ko bavuze wowe ntacyo wabwira nizera ijambo ryawe ko ari ukuri ndamubwira ngo namenye neza ko imyuga y'ijambo ryawe byose ari ukuri n'urwo y'ijambo ryawe byose ni ukuri kandi singiye gushaka icyo tuvugukire nawe mbumbuye n'ibiriya nungukiye muri Yeremiya ibice 22 ku murongo wa 26 ukajya guhasuzuma ibice 32 ku murongo wa 26 aravuga iki haleluya Yeremiya 22:26 ubahagera maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya ryaje kuri Rwagasana maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Rwagasana riti dore n'Uwiteka Imana dore n'Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose dore n'Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose ndetse hari n'ikintu icyaravuga haleluya Imana yacu n'icyicaye Imana yacu n'iki kibasha kuyirinda nta na kimwe cyayinaniye haleluya dore n'Uwiteka Imana y'ibifite ibintu byose mbese ntikibasha kunanira icyo gihe se ko bamubwiraga ngo kanseri bayikoza mu mushyo
nihinga sinzarenza amezi atanu. Ubu uyu mwaka ntangiye mu mwaka wa gatandatu. Kuva mama uyu mwaka mu mwaka wa gatandatu. None se icyatumye mva umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, nanjye uwa gatandatu. Ubu ni imyaka ijana ukuze wanjye afite imyaka ijana n'irengaho. Imyaka ijana ntiyabuze se nzayigeza. Nzayigeza! Haleluya! Nzayigeza. Imana turimo iyo myaka itandatu. Imyaka ijana ntiyabuze kugeza 62. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Imana irandinda. Abana banjye bari batoya, bari basoza kaminuza, abandi mpageze, umwe ndabashyingira, abandi itorero ryari rigeze aho musebadisha n'abasize, abantu bamaze kunyanyagira, ubu ngubu twarasakaye, harimo amadirisha, twarakavuye, yewe harimo n'ibirahure, uretse ko nta marangi twarashyize mu masuku, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Umupfakazi w'Etigadi, ubu ngubu inzu yuzuye, basi tuzajya kugenda kwa Mugorore ateye imbabazi. Haleluya! Arashyiramo amakaro, arashyiramo intebe nziza, ikizu yaragenda ku Mugorore, ubu ngubu dufite inzu ya Mugorore. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Nabwiye Imana se uko ndeba ushumba gade kumujyanye nanjye bakurikijeho ibyo nenda gukora se tuje nigera muri uzabimerera ngo ya unamwemera ibyo yakoze ndetse rero nisubiyeyo Imana ntibongere gusubiyeyo. Haleluya! nicyo nagaruye yarakawe kugira ibyo nkora. Musegera sakaye ko bati y'ubururu y'abasitayiho n'ibyuma bihetse nk'ibi ngibi. Haleluya! Abantu barashakishwa n'ubu itorero imbere matimba mbere rwose zirahinda ntabwo bisanzwe. Haleluya! hari iwanjye, hari mu itorero, hari kwa Mufungagari, ubu ngubu umeze neza. Imana ishimwe cyane. Kwa Mufungagari nta nzara iriyo, nta mata yo kuba babuze, ntibabuze aho bataha. Haleluya! Natwe abantu batanga amafaranga menshi yo kubaka iriya nzu ya mudamu, itorero ryacu rikaba rihamya ko riri ari irya mbere. Kubera ko icyo Imana yangaruye, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Rero ndabaha ubuhamya babwira imirimo y'Imana ikora. Niba ufite ikibazo kiremereye, nabaza ikibazo cyanjye nacyo, Imana hari icyo yahinduraho. Reka kuko ntacyo Imana itahindura. Nta Imana itagukuza, nta itakugeza. Haleluya! Ni Imana ifite ibintu byose, mbese ikibasha kwinjira. Nta na kimwe. Niba hari uwamwihebye aha ngaha utarabizi aho bigeze noneho, oya, ndewe ntabwo bigikunze ibyanjye. Ibyanjye ko byakunze, ko ndazufite kuba ndi muzima, ko ndagikomeza urugendo, ko ndagikora umurimo w'Imana. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Haleluya! wowe ibyawe yakoze ibyo Imana itashobora, reka mwizeze ko yabishobora. Mwizeze ko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Imana ishobora byose, ntakinanira. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ko mwandagiye mu itorero ryanjye Gatolika
guhanagura iby'aya magambo anyura umutima. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukuru